Reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugubwa neza muri rusange. Iyi ni Gikundiro TV show. Inzozi z'uyu munsi tugiye kuganiraho cyane ni inzozi nziza cyane. Ni inzozi zo kurota ukina umupira. Ese byaba bisobanuye iki? Turaza kurebera hamwe nanone kandi kurota imyumbati ndetse iri ku bishyimbo. Kurota ubona imyumbati iri ku bishyimbo, ese ibi byo byaba bisobanuye iki? Turaza kurebera hamwe nanone kandi kurota wirukanka cyane ufite ubwoba bwinshi ariko kugera aho ujya bikanga, ese byaba bisobanuye iki? Mwese rero ndabasuhuje mwese, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose, ari abari za Kenya, za Australia, za Canada, United Kingdom ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye no mu bice bine by'u Rwanda. Dutangire inzozi zacu rero twihuse neza cyane. Reka dutangire ku nzozi zo kurota ukina umupira, ese byaba bisobanuye iki? Inzozi zo kurota ukina umupira ahangaha ngo zishobora gusobanura ko uri mu rugamba ndetse ngo rwo kugera ku ntego yawe, ndetse ngo ahangaha ni nk'ishuri, akazi cyangwa se umushinga cyangwa se umubano. Hano ngo niba warotaga utsinda cyangwa se ukina neza, ahangaha bishobora gusobanura icyizere ufite cyo gutsinda ndetse no kwitinyuka. Ahangaha nanone ngo niba warotaga utsindwa cyangwa se ukomeretse, ahangaha bishobora kugaragaza guhangayika cyangwa se guhangana n'igitutu cyangwa gutinya ukananirwa. Ikindi nanone ngo umupira kandi usobanura ubufatanye, wenda kandi uri mu buzima nabwo busaba gukorana n'abandi. Nguko rero inzozi zo kurota ukina umupira zaba zisobanura. Aha nanone kandi kurota ubona imyumbati iri ku bishyimbo byiza cyane ndetse biteye ubwuzu, ndetse n'iya myaka ubona ko mbese waba ufitiye apeti. Ahangaha rero izi nzozi ngo zikunda gufatwa nk'izifite igisobanuro ndetse ngo kijyanye n'imibereho n'ibyifuzo. Imyumbati n'ibishyimbo ni ibiribwa ndetse ngo bisanzwe bihuza n'ubuzima bwa buri munsi. Bishobora ndetse gusobanura kwihanganira uko ibintu biri. Ahangaha ngo kubaho n'ibyo ufite nubwo byaba ndetse bitari byiza cyane. Aha nanone ati kandi hari igihe bisobanura ibintu bibiri bitandukanye uri kugerageza guhuza, ahangaha nko kwiga n'akazi cyangwa se amarangamutima abiri cyangwa ibyemezo bigoye. Aha rero nakubwira ngo rero nuko bigiye bisobanuye. Reka dukomeze nanone kandi kurota ahangaha wiruka cyane ufite ubwoba. Ahangaha rero wegere inyakiramajwi yawe. Izi nzozi zikunda kurota abantu benshi cyane kugira ngo uhabwe ubusobanuro butomoye ndetse bumeze neza cyane. Ahangaha ngo kurota wirukanka cyane ufite ubwoba ariko kugira aho ugiye ntibikunde. Ahangaha ngo izi nzozi ni imwe mu zisanzwe cyane ndetse ngo kandi zifite igisobanuro gikomeye ndetse ku marangamutima. Akenshi zisobanura guhunga ikibazo cyangwa se inshingano, icyemezo cyangwa se umuntu runaka. Ikindi nanone ngo cyangwa se umuntu runaka. Ahangaha nanone ngo ubwoba bugaragaza igitutu, siteresi cyangwa se ikintu kiri kukuremerera mu mutwe. Hano ngo niba wirukaga ariko ntugere aho ujya, ahangaha bishobora gusobanura kumva ufashwe n'ibibazo bidafite igisubizo kigaragara. Aha rero ni ibintu bigiye bitandukanye ariko nanone kandi ngo izi nzozi zishobora kuba ubutumwa ndetse bwo guhagarara ndetse ukareba ikibazo mu maso aho kugihunga.
Aha rero murumva ko rero ari ibintu biba bikaze cyane. Izi nzozi akenshi ndetse zivuga ibiri mu mutima ndetse no mu bitekerezo byawe. Si ubupfumu cyangwa se guhanura ejo hazaza. Izo nzozi kandi zisubiramo izo nzozi zisubiramo bishobora kuba ikibazo cyagutse ndetse mu buzima bwawe akenshi ndetse mu buzima bwawe ukeneye kwitaho. Aha rero urumva yuko rero ari ibintu biba bikaze cyane. Komeza ubane natwe gatanuku kandi rero tukugezaho ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ikiganiro cyacu niba cyakuryoheye waduha komenti asaho gato cyane. Ntabwo mperutse kuboneka, maze iminsi isa nk'urwayemo ariko ndakeka biri kugenda biza.